iby'uko mu Rwanda twaba dufite abakobwa beza cyangwa se abari beza bateye neza mu buryo bwose bugiye bitandukanye, yaba ari mu buryo bw'amaso cyangwa se mu buryo bwo kugaragara physical appearance cyangwa se mu buryo bwa face, nyine bose rwose ni abantu bakobwa beza cyandukanye, ntago ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu abantu benshi maze ko bamenye by'umwihariko hano muri East Africa, yuko igihugu cy'u Rwanda gifite abakobwa beza ndetse ko bagiye batandukanye. Tujye mu bigo bigiye bitandukanye by'umwihariko muri hano muri East Africa, nko mu Burundi, muri Tanzania ndetse n'ahandi nko muri Uganda, aho ngaho turabahiga cyane. Ndetse sidatinya kuvuga ko muri Afrika dufite abakobwa beza cyane, cyangwa se turi mu bihugu bifite abakobwa beza cyane hano mu Rwanda, kuko dufite abakobwa bateye neza mu buryo bwose bugaragarira buri wese, kuko usanga rimwe na rimwe abanyamahanga aribyo baba baje kuba bakurikiye mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje kuba byantera kuba ntabategura bamwe mu bakobwa 10 bakunzwe cyane hano mu Rwanda kurusha abandi, ndetse babasha kuba bakura n'abanyamahanga cyangwa se bakaba barbo baje kureba mu Rwanda, ndetse bakaba bafite ikibero cyiza kivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Yaje kuba nabategura abakobwa 10 rero, ndagusaba kuba waza kuba wakwandika muri comment kuza kuba wumvishe runo rutonde cyangwa se kino cyegeranyo, ndetse ukaba watubwira se ntahanga tutumvikanye neza, kuko ntago mwese ariko twaze kuba twabyumvikanaho. Andika muri comment uze kuba wambwira uko byumvishe, cyangwa se kore na like numva unyuzwe na kino kiganiro cyacu. Tudatinze reka twimanukire na top 10 yacu abakobwa beza hano mu Rwanda bafite ikibero cyiza gikura abanyamahanga bagiye batandukanye, dore ko ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye nk'ama TikTok, Facebook ndetse n'ahandi kuri Instagram bagiye biyerekana ku rwego rwo hejuru, ndetse bituma abanyamahanga bakomeza bavuga ko igihugu cy'u Rwanda gifite abakobwa beza cyane. Rero niyo mpamvu naje kuba nagomeza kubategura ino top 10. Turaze kuba twahera ku mwanya wa 10 rero twikomeza ku mwanya wa mbere. Tudatinze rero reka dukomereze ku mwanya wa 10, akaba ariho naho duhera tukomeza ku mwanya wa mbere. Kunze rero ku mwanya wa 10 turaza kuba twasanga umwe mu bakobwa beza cyane baje kuba bagira gutya barari kuroza mu mwaka wa 2012, aze kuba mwiza cyane, ndetse akaba yarabaye Miss y'u Rwanda 2012. uwo nta wundi bamwita Kayiranga Mutesi cyangwa se Urore cyangwa se Kayiranga Mutesi. Muramuzi cyane ko uno mukobwa ari umwe mu bakobwa beza cyane, ndetse afite ubwiza bwo ku rwego rwo hejuru. Uyu bwiza bwe ntabwo navuga ko ari bwa bwiza bwabo ndi buvuga ngo bagiye kugura cyangwa se bwa bundi babwisiza amavuta, ni bwa bundi bwiza bavuga ngo ni natural cyangwa se supernatural. Uyu nguyu ubwiza bwe rwose ni ubwiza karemano, ndetse kirenze kuri uno mukobwa wamenye nuko ari umwe mu bakobwa bitonda cyane, ndetse bateye neza ku rwego rwo hejuru, nta bintu byo kujya kwibagisha cyangwa se bya bindi bivuga ngo bagiye gutira ubwiza ahandi hantu, nyine bwa bwiza buri artificial. Uyu nguyu ubwiza bwe buri natural cyangwa se Imana yarabumuhaye araburemanya cyane, dore ko mu buryo ki bwa face cyangwa se mu buryo bw'isura rwose no mukobwa agaragara neza imbere n'inyuma, dore ko physical appearance yo cyangwa se mu buryo bwerekeranye na body nyine ameze neza ku rwego rwo hejuru. Sidatinya kuvuga ko ari umwe mu bakobwa beza hano mu Rwanda, dore ko niyo twaje kuba twashyira ku mwanya wa 10. Tukomeje ku mwanya wa 9 mu bakobwa bakunzwe hano mu Rwanda cyangwa se bafite ubwiza buhenze cyane ku rwego rwo hejuru, turasanga no mukobwa ukomeje kuba yakuraza imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, nta wundi bamwita Muyango Claudine. No mukobwa urabizi ko mu minsi yashize cyangwa se ejo bundi yaje kuba yagiye gutya agura imodoka ihenze yo ku rwego rwo hejuru, dore ko iri hagati ya miliyoni 80 ndetse na 60. No mukobwa rero yaje kuba yanagira gutya buretse kuba yayigura ndetse anashyirishaho plaque cyangwa se yayibaruzaho ku rwego rwo hejuru, aho yashyizeho izina ryiwe, dore ko byibuze kugira ngo mu Rwanda ubashe kuba wagura iyo modoka ari wayishyiraho izina ryawe, ndetse plaque nyine izina ryawe bisaba isaga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo byibuze bakwemererwa kuba wagira plaque yanditseho izina ryawe. Urumva ko ibintu yakoze ari byiza cyane. No mukobwa rero Muyango Claudine nyuma yuko afite ubwiza budasanzwe ndetse kurura benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, yaje kuba yagira gutya aza ku mwanya wa 9 mu bakobwa naje kuba nabategura bafite ubwiza buhebuje cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari umwe mu bantu bakubikoraho rwose bayazi kwita ku rwego rwo hejuru cyane rwose. Tudatinze reka twikomereze ku mwanya wacu wa 8. Ku mwanya wacu wa 8 turasanga umwe mu bakobwa beza cyane bafite ubwiza buhebuje cyane, wowe nta wundi bamwita Keti Bashab. No mukobwa muramuzi cyane ko ari umwe mu bakobwa beza no mu Rwanda, ndetse bafite ubwiza butangaje. Sinatinya kuvuga ko yaje kuba yagira gutya kubera ubwiza bwe, yaza kuba yavuga mu rukundo na Sadio Mane mu myaka yashize, ntabwo ari vuba hanga, dore ko mu minsi yashize kuba yavuga mu rukundo n'uno mukinnyi wa football uzwi cyane ku isi, dore ko ari umunya Senegal. Uretse kuba uno mukobwa afite izina rikomeye hano mu Rwanda, ndetse yaje kuba afite n'ibindi bintu agenda akora bimwe uko ari umushoramari cyangwa se umwantrepreneur, ndetse akaba n'umwe mu influence bazwi hano cyane ku isi cyangwa se hano mu Rwanda muri rusange. Ubwiza bwe budasanzwe byose bikomeza ko byamuzana mu bakobwa bakunzwe cyane hano mu Rwanda, ndetse sinatinya kuvuga ko umwe mu bantu bakomeje ko basaza abanyamahanga, ndetse bikomeza kuba bayewe banarangaza benshi mu bagabo cyangwa se mu gitsina gabo hano mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange.
Tuvuye kuri uwo mukobwa Keti Bashabe twikomeje ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga umwe mu bakobwa ukiri muto cyane bamwita Cyuzuzo Beyonce, no mu nguyu muramuzi cyane ko ari umwe mu bakameraman cyangwa se umwe mu bantu bazwiho kugenda bakamera mu kibuga cyangwa se mu bintu byerekeranye na football hano mu Rwanda. Murabizi cyane ko Beyonce ari umwe mu bantu ndetse bafite n'izina rikomeye nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram ahanga mwagiye mubona agenda twika ndetse ubyerekeranye n'iseko yo akabari abantu benshi bagenda bamushina uburyo ki agenda seka ndetse akaba n'umwe mu bantu bafite isura nziza cyangwa se agaragara neza mu buryo bwa face nyine cyangwa se n'ibindi byerekeranye n'ubwiza abarenze cyane ku rwego rwo hejuru. Ikindi nuko uno mukobwa yaje kujya gutya avuga mu rukundo n'umwe mu bahanzi bazwi hano mu Rwanda ndetse bataraheruka ko badusora indirimbo cyangwa se baduha izigo, umwita Joe mu muzi cyane mu ndirimbo bise aga happiness. Uyu nguyu yaje kuba yagira gutya rero avuga mu rukundo n'uno mukobwa Beyonce nyuma yuko baje ko bagira gutya bagakunda na situbizi. Nubwo iby'urukundo rwabo tutaje kuba twamenya aho rwaje kuba rwarengera, ariko umwe mu bantu bazwi kuba bavuga ko bari mu rukundo nubwo tutamenye uko byaje kuba byarangiye. Tudatinze reka twikomereze ku mwanya wa gatandatu rero mu bakobwa beza ndetse bafite ubwiza hano mu Rwanda bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga umwe mu bakobwa cyangwa se umugore uzwi cyane nka Shadibu cyangwa se Uwimbabazi Shadi, akaba ari we mazina yiwe bwite nyine iswe n'ababyeyi. Nyuma yuko azwi cyane kuri Instagram dore ko afite followers bangana na miliyoni n'ibice bibiri, nyuma yuko ari umwe mu bantu baje ko bakurikira umugore mukuru w'igihugu Jeannette Kagame. Rero no mugore uza kuba waza ku mwanya wa kabiri mu bantu bafite followers hano mu Rwanda nyuma yuko abandi bose yagiye abata ibishanga. Ikindi wamenye nuko kuri uno mugore cyangwa se Shadibu nuko ari umwe mu bantu baje ko bagiye gutya ibyo avuga ko ibyo agiye kujya akora byose agiye kubihindura ndetse akaba yakwakira agakiza ndetse akaba yakwigira muri gospel. Dore ko abantu bavuga ko ibyo ngibyo byaje kuba byaterwa nuko yaje kuba yagenda afatwa ku ngufu ndetse n'ibindi byagiye bitandukanye byagiye bimuhungabanyiriza umutima. Abantu bagenda bakore analyze nuko bagenda babibona abantu bazi ko analyze entertainment nyarwanda. Tudatinze dukomeze na top 5, ariko mbere ko dukomeza na top 5 reka mbanze nkwibitse ko wakora subscribe n'imburi cyako no muyoboro wacu wa entertainment baje kuba wakwiyandikisha ndetse uze kuba wakwandika muri comment kuze kuba wakumvisha ino top 10 yacu ndetse komeze kuba wadukurikirana mu buryo bworoshye cyane wakoze like ndetse wanditse muri comment mu buryo bworoshye cyane ukomeze kuba wadukurikirana muri ubwo buryo ukora subscribe. Ku mwanya wa gatanu rero mu bakobwa bakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga turasanga umukobwa bise Nyambo Jessica. Uyu muramazi cyane ko ari umwe mu bantu bakina filime zigiye zitandukanye z'uruhererekane ndetse mwese kumva yuko yaje kuba yagiye gutya ahabwa cyangwa se yambikwa impeta n'umwe mu masoro baba diaspora ba muri Australia. Ayo nayo amakuru namugomba kumumuziho nyuma yuko yaje kuba yagenda avugwa mu nkundo zigiye zitandukanye nka Titi Brown baje ko bakundana ku rwego rwo hejuru, dore ko no muhungu ari we wosigaye yewe avuga ko ari mu gahinda k'urukundo nyuma yuko baje ko bakundana ndetse agiye cyo kuba yamwambika impeta ntibize kuba byaba bize kurangira. Rero Nyambo Jessica aje kuba yagira gutya aza kuba yabenga uwo bise Titi Brown. Ibyo bintu ni ibintu byagiye bitrending. Kindi mwamenye kuri Nyambo nuko ari umwe mu bantu bafite YouTube channel agenda atambutsa filime zigiye zitandukanye nkuko agenda azikina. Dukomeje ku mwanya wacu wa kane mu bakobwa beza hano mu Rwanda turasanga umukobwa w'umuhanzi ndetse ufite ijwi ryiza bamwita Marina Deborah. Uno nguyu muramuzi cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Dumi, Page ndetse n'izindi zigiye zitandukanye mwagiye mukunda. No mukobwa rero nyuma yuko yaje kuba yavuga ko ari umwe mu bantu rero bafite ubwiza butangaje cyangwa se bateye neza, yavuze ko rero ndetse no mu bahungu yifuza ndetse abayumva yakundana nabo arimo uwo mugabo bita Christopher. Uyu nawe muramuzi cyane ko ari umwe mu bantu cyangwa se mu basore beza hano mu Rwanda dufite b'abahanzi. Marina Deborah rero yaje kuba yagiye gutya avugwa mu rukundo ndetse n'uno muhanzi bise Ivan Muzika, dore ko byaje kurangira ibyabo uwo bise Ivan Muzika nyine ndetse anamwambitse impete. Byo murabizi cyane ko ari ibintu byese bwagiye bitrendinga hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu mugenda mukurikirana entertainment hano tugenda tubibagezaho ku rwego rushimishije. Tudatinze reka twikomereze ku mwanya wa gatatu mu bakobwa bayoboye abandi mu kuba baba bafite ubwiza hano mu Rwanda ndetse bateye neza. Umukobwa rero bamwita Erode Queen. Uyu ngo muramuzi cyane ko ari umwe mu bakobwa bateye neza hano mu Rwanda ndetse bafite uburyo bwerekeranye no kuba ateye neza mu buryo bwa physical appearance ndetse ikindi waba umenya nuko afite face nziza cyangwa se isura nziza igaragara neza ku rwego rwo hejuru bikurura ndetse abanyamahanga sinabatinya kuvuga ko yaje kuba yavugwa mu rukundo n'umwe mu bahanzi bakomeye hano muri East Africa bita Harmonize wo muri Tanzania. Umbaje ko bavuga ko rero bavugwa mu rukundo hamwe nawe, dore ko no mukobwa ari umwe mu bantu baje kuba kwishimirwa na Harmonize ku rwego rwo hejuru. Tuvuye ku Erode Queen tukomereze ku mwanya wa kabiri mu bakobwa rero bateye neza hano mu Rwanda ndetse bafite n'ubwiza ndetse batigise imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri rero ari umukobwa ndetse ukomeye cyane ndetse unahenze, navuga ko ari umwe mu bamisi babayeho batangaje cyane. Umwe mu misi wa 2016 bamwita umutesi joli. No mu misi rero yaje kuba yagira gutya aba ari umwe mu bantu bakomeye cyane ndetse baje kuba kwerekana ko igitsina gore ari umwe mu bantu bakomeye cyane. Yaje kuba agiye gukena inzu ya miliyoni cyangwa se ya biliyoni ingana n'amafaranga y'u Rwanda
Rwanda, urumva ko ari ikintu gikomeye, dore ko imodoka afite ya Brabus mu bwoko bwa Brabus rimwe mu modoka zibasha kuba ari zimwe mu modoka zitabasha kuba zakwitonderwa na buri wese ubonetse. Imodoka rero afite iri ku rwego rwo hejuru, dore ko ingana na miliyoni 300, urumva ko ari ku rwego rwo hejuru mu bwo bwerekeranye n'ubutunzi, ndetse akaba ari umuntu bafite urufito rukomeye cyane. Twikomereje ku mwanya wa mbere. Imbere ko dukomeza ndakugira kwibutsa ko waza ko wakwandika muri comment kutubwiye ubonye runo rutonde, ndetse kwaza ko wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe. Ku mwanya wa mbere rero turasanga Miss Ishimwe Naome, Miss wa 2020 nyine. Uramuzi cyane ko uno mukobwa ari mu bantu baje ko bari koroza, ndetse aza kuba yagira gutya kingironwa n'umwe mu bagabo bakomeye cyane hano ubyerekeranye n'ishoramari hano muri Ethiopia, dore ko ariho anakomoka n'umugabo we babita Michael Tesfaye. Uno mugabo rero uramuzi cyane ko baje ko bakunda, ndetse nk'urukundo rwabo rumwe rw'inkundo zaje kuba zavugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda. Ndagushimira wamashe kuba wageze kino kiganiro ku musozo. Njye mwumvaga ari Mr FJ, iyi ni New Vision Entertainment. Ndagusaba ko wakora subscribe kugira ngo dukomeze tubane, ndetse ko wayikaze wabashe kuba wakwirwiza ugakora subscribe.